nyuma y'uko kuwa gatandatu hatahutse abagera kuri 360, hanyuma rero no kuri uyu munsi hatahutse abarenga 790, ni ukuvuga ngo byibura bari gusatira mu bantu 800. Abo ngabo nshatse kuvuga ni abahoze bamwe bavuga yuko bari barafashwe bugwate na FDRL, ndetse abandi hakaba harimo abagore ba FDRL, nubwo bamwe batari kubyerura kuko muri aba bose ntago barimo baremerera itangazamakuru yuko baziranye na FDRL. Nyamara biravugwa yuko muri aba bana bari gutahuka ndetse n'aba bagore n'aba basaza abenshi bari bo mu miryango ya FDRL, ariko bavuga ko ari abari barafashwe bugwate na FDRL, bivuga ngo yari yarabujije gutaha. Ikindi hano ndakubwira yuko ibintu byakomeje kuzamba hehe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku rugamba. Imirwano ikomeye cyane yabereye muri grupoma ya Bambo ndetse na grupoma ya Mutanda. Ni mu gihe n'ubundi imirwano hano i Rucuru yongeye yubuye. Kubera iki Rucuru imirwano yagarutsemo tuzwe mu 23 iri kwakontorora? Nguhaye ikaze, ndakubwira ko kandi nanone i Burundi mu mugezi wa Ruzizi cyangwa se Rusizi hagaragaye imirambo 2. Ayo namwe mu makuru tugiye kugarukaho. Reka gushimire cyane iyo wakoze subscribe, ubwo nawe ubaye utarayikora wayikora kugira ngo tujye tubana muri aya makuru yacu atandukanye. Tuba tugufitiye amakuru ya politiki, amakuru ya diplomasi, umutekano ndetse n'ubutabera, ndetse kandi tunyerekera ku rugamba tukamenya ngo ibintu bigifashe bite. Reka tumanuke rero, ubwo nakubwiye ubaye turakora subscribe, nyabona rwose wakwihuta cyane. Kuri uyu munsi rero wa tariki 19 ubu ngubu ndetse tuvugana, ahitwa kuri Grande Barriere cyangwa se ahazwe nka Rakoronishe, ni kuri uyu mupaka uhana imbibi umujyi wa Goma n'umujyi wa Rubavu. Ubu ngubu harimo harambuka abantu benshi bagera hafi kuri 800, kuko ubu ngubu ni 790. Abo ngabo barimo abana batoya, abo ngabo harimo abagore, ndetse hakaba harimo umubare munini n'abagore n'abana, ndetse nabo twakwita abantu bari mu zabukuru, abasaza ubona bananiwe, abacumbagira. Abo bose rero biri kumva yuko ngo abari barafashwe bugwate na FDRL, ngo yari yaranze ko bataha, bamwe niko bavuga. Ariko ikintu aba bantu bose bari gutahuka bahuriyeho nuko bavuga yuko ngo batakoranaga na FDRL. Urebye nyine bagenda babica ruhinga nyuma, bamwe babyanga kubyemeza, ariko mu by'ukuri ibivugirwa mu gikari nuko n'ubundi abenshi bamwe muri aba bagore bari abagore ba FDRL, ndetse na bamwe muri aba bana. Ngayo nguko abangaba baje rero nk'icyiciro cya kabiri, nyuma y'uko icyiciro cya mbere cyaje kuwa gatandatu cyari kigizwe noneho n'abagera kuri 360 nabo, ariko noneho ngo abaje ubushizeho hari harimo abana ngo barwaye bwaki, ku buryo ubu ngubu aho bahise boherezwa mu nkambi ya Kijote, inkambi ngo yakira abagera kuri 500. Ubu ngubu rero iyo nkambi ikaba iherereye hano mu karere ka Nyabihu. Aba bose niho bahise boherezwa, mu gihe rero bagiye gushakisha uburyo bazasubizwa mu duce bagiye bakomokamo mbere y'uko bajya muri Kongo. Ni ukuvuga ngo mu turere bakomokamo cyangwa se mu mirenge bakomokamo. Ngayo nguko ayo namwe mu makuru rero yibanze nari ngufitiye yuko icyiciro cya kabiri kirimo kiratahuka. Abangaba rero ngo bakaba bazajyanwa mu bice bya Rusizi, nubwo nibuka uko ni inkambi nayibwiwe, ariko ubu bazajya mu bice bya Rusizi. Reka none twimanukire ku kibuga cy'imirwano cyangwa se kuri battlefield cyangwa se ahitwa mu Rwambariro.
mu rwambariro rero ibintu bikomeje kuba bibi cyane kuko imirwano ikomeye yakomeje guhera ku wa gatandatu ndetse no ku cyumweru, aho rero inyeshyamba za FDRLbageze na wazalendo bagiriye imirwano ikomeye cyane mu gace ka Butare, ahangaha ari muri grupoma ya Tongo ndetse ni muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma rero ibindi bitero bikomeye byagabwe ku birindiro bya wazalendo muri grupoma ya Bukombo, ahangaha n'ubundi ni mu bice bisatira muri Masisi. Iyi mirwano rero ikaba ibaye n'ubundi mu gihe havugwaga ituze muri grupoma za Bambo ndetse na Mutanda, nyuma y'iminsi 3 y'imirwano ikaze muri kano karere, bivugwa ko rero yaba yarahitanye abasivile benshi. Nk'uko amakuru atandukanye rero aturuka mu bice bitandukanye byagiye biberamo intambara abitangaza, inyeshyamba za M23 ngo zikaba zaturutse ahitwa Kabizo ndetse n'ahitwa Katsiru, zikaba arizo zagabye ibitero icyarimwe ku birindiro birimo by'inyeshyamba za wazalendo zifatanya na leta ya Kinshasa ahitwa muri Butare ndetse agace gatuwemo cyane ko muri grupoma ya Tongo. Ngo ikindi gitero rero ni cyagabwe mu kigo cy'imyitozo cya wazalendo ahitwa Kojo, ahangaha ni muri grupoma ya Bukombo. Ikindi nanone amakuru agera ku rubuga rwitwa mediacongo.net narwo dukesha iyi nkuru avuga ko inyeshyamba za M23 zakoresheje intwaro ziremereye zirimo n'amabombe rutura kugira ngo zibashe guhashya iyi mitwe ya wazalendo. Ngayo nguko ni amakuru arimo aragenda avugwa hirya no hino, amakuru ari gucaracara. Ntabwo rero nagenda nakubwiye ko i Burundi mu mugezi witwa Ruzizi cyangwa se Rusizi hakunda no kubera imirwano ikomeye cyane hitwa muri Plaine de Ruzizi. Ahangaha hatoraguwe imirambo 2, iyo mirambo 2 ikaba yatoraguwe mu mugezi ndetse bakaba bari bambaye impuzankano cyangwa se imyenda ya gisirikare ya FDRLbageze. Amakuru itangazamakuru ry'i Burundi ryashyize hanze nuko ngo iyi mirambo yagaragaye tariki ya 15 mu masaha y'umugoroba, ngo bibingibi ngo iyi mirambo ikaba yarabonywe n'abana bari baragiye ihene. Hanyuma abo bana bari baragiye ihene barangije nabo baratabaza bavuza induru, nibwo rero zimwe mu nzego zishinzwe umutekano zageraga ahangaha iyi mirambo yari irimo iriremba muri uyu mugezi. Abaturage bo ku musozi wa Rusiga bakaba bavuga ko ngo aba bana bari baragiye ihene aribo babashije guhuruza, aribo babibonye bwa mbere, ngo nubwo n'ubundi atari ubwa mbere hari hagaragaye imirambo hehe muri uyu mugezi, ndetse ngo bikaba bigoranye kwemeza niba iyi mirambo yaba ari iyo koko y'abasirikare ba FDRLbageze cyangwa se yaba ari y'abasirikare b'Abarundi. Ariko mu by'ukuri bikaba byemezwa yuko ngo abangaba nanone imirambo nubwo utakemeza ko ari FDRLbageze, ahubwo wakwemeza ko ari imirambo y'imbonerakure ngo zari zaroherejwe kurwana ku ruhande rwa FDRLbageze mu ntambara n'ubundi barimo bararwana na M23. Amakuru rirakomeza avuga yuko ngo zino mbonerakure ngo zishobora kuba zarigumuye zikanga kurwana, hanyuma ngo zikaraswa na bagenzi babo, hanyuma bakabajugunya muri iyi migezi, kuko ngo si ubwa mbere ngo abanze kurwana ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi ngo baraswa, bamara kuraswa bakajugunywa muri uyu mugezi. Ibi ngibi ni ibiri gukomeza kugenda bivugwa. Hanyuma umwe mu baturage akaba yagize ati turibaza icyabaye kuri abo bantu, ariko nanone ntabwo twatinyuka kubaza byinshi kuko twese ibyinshi bibera turabizi, si ubwa mbere tubonye imirambo muri uyu mugezi. Hanyuma rero ngo nyuma y'uko iyi mirambo inzego zitandukanye zihageze, ngo ibi byose ngo byakomeje kuba urujijo ubwo hazaga imodoka yo mu nzego zishinzwe iperereza z'u Burundi, ngo imodoka yari ifite plaque ya D0 517A
iyi modoka bikaba bivugwa ko ngo yari imodoka y'urwego rushinzwe iperereza mu Burundi SNL, ngo byasaga nk'aho iyi mirambo yari iri ngo baje aho imirambo yari iri bahita bayitwara, ngo ariko nta muntu n'umwe wari wemerewe kugira icyo abaza ngo baze ngo iyo mirambo muyijyanye he, ndetse ngo nabo ubwabo birinze kugira icyo bavuga abatwaye iyo mirambo. Hanyuma rero ubuyobozi bw'iperereza mu ntara ya Cibitoke bukaba bwirinze kugira icyo buvuga kuri icyo kibazo. Hanyuma rero n'umuyobozi w'umurenge wa Rugombo yemeza ko iyo mirambo yabonetse koko, ariko ngo bategereje ibisubizo by'iperereza riri gukorwa n'abashinzwe umutekano. Bikaba bivugwa ko rero atari ubwa mbere bibaye muri iki gice cya Cibitoke, kuko no mu myaka yashize hajya haboneka indi mirambo mu mugezi wa Rusizi cyangwa wa Ruzizi, rimwe na rimwe harimo n'ahagaragaraga ko iyi mirambo yabaga ari iy'abamaze kuraswa ako kanya, ndetse hakaba haragaragaraga n'iyo abarashwe hashize igihe kirekire. Ngayo nguko ni amakuru ari kuvugwa ku rugamba. Imirwanire iracyakomeje hano muri Rucuru, ndetse n'ejo ku cyumweru yarakomeje, ndetse ni n'amakuru arimo aravugwa hehe hano ku mupaka y'aba ngaba bari kwambuka, bavuga ko bari baragizwe ingwate na FDRL, nubwo muri rusange twabita impunzi. Nayo nguko ayo namwe mu makuru nari nkuzaniye, n'ay'iyi mirambo y'abarundi y'imbonerakure zarashwe na bagenzi bazo nyuma yo kwanga kurwana, yatoraguwe muri uyu mugezi wa Rusizi. Ngayo nguko reka ngushimire cyane we tuba twabanye, nkubwira yuko hari n'andi makuru nanone tuza kuza tugaruka. Gusa reka ngushimire cyane, niba warakoze subscribe ni ibintu byo gushimirwa, ubaye utarayikora ntago nakunenga sinanakugaya, ariko nanone si ibintu bishimishije kameme. Ubwo rero kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu yandi makuru. Ikindi kiganiro cyangwa se inkuru zakunyuze, ni ibintu byinshi cyane wakora. Ushobora gusharinga bagenzi bawe, ushobora gukanda like ndetse na comment ziba zikeneye cyane kugira ngo tumenye ibyo twahindura. Ubwo rero reka dusubire mu masaha ari buze tuza n'andi makuru nanone atandukanye, cyane ko makuru ahari by'umwihariko muri diplomasi, inkuru ziri kumira izindi.